kugasobanuye films dot com ntago nari ndi mu Rwanda. Tyler Perry ni uzanye no seri na studio ye. Tutagira hano mukobwa wasaga. Mukobwa ukaza. Mukobwa yashano akumangana akumanza uri ku bintu by'ibyo bwinshi kandi abinywesha amadolari dudu. King Pazo. Nana kumwa karibu. Arachingwe gusa. Jano uchumba. Tell you got on, man. Ibyo bicu wambaye. What's this shit? Yiho umwanda n'inyabaci. Trying to wear what you told me to. Nagerageje kwambara ibyo wansabye. Ntago nkumva. Ntago ushaka kumva umwanda. Ntago uzi gushyira ibintu ku murongo sibyo. You look like a whore. Urasa nk'indaya. You smell like one too. Uranahumura nk'indaya. Turashize. I told you this shit over and over. Ibintu nabikubwiye mbisubiramo. Shuro nyinshi. I'm thinking, are you stupid? Muri kano kanya gutekereza ubu duri ikigoryi. No, I can do better. Ariko mutana abikosora. Yeah, I do. You know what? It's not your fault at this point. Amakosa n'uti kumva tari nayo ahubwo kuri icyo ndumva yanjye. Menya ariko ikigo kimuri yise. Kuba narageje kuguhindura ariko ikigaragara ndashaka kugira icyo tari cyo. Ntago ufite class. Ntago wiyubaha. Nikushaka uyubaha ukagira class ukaba umugore usobanutse ariko wapi. Ibi bintu wambaye. Cyo ku muhanda wasa n'uwambaye nk'aho ubarizwa. Amakosa nayo ugereje guhindura umukobwa. Ndakwinginze kamupfukama imbere. Kamufungura ipantaro turashize. Akindi bafite batanga ari abakobwa muri Amerika. Get out. Soka King Pazo. To leave. I'm good, right? Ngira ushaka kugenda soka hano. No. Soka. Chance. Kandi mahirwe. Bitch, if you don't get the fuck out right now, get the fuck out right Soka nuwanziririze we. Barakibukanya ngo mushiko yambaye nk'inzererezi. Kandi uyu mugabo bashaka umuntu yambaye byiyubashye. Ubona ko rwose ari umwana wa Arames ibyo bintu byo kuza mwambaye nk'ingegera mwishyizeho ibintu. Kinago nzakomeza gukora ibi arasuzuguwe pe n'umwana w'umukobwa usuzuguwe. Ati sinzakomeza ubuzima. Beauty in Black. Beauty in Black niyo episode ya mbere dutangiye cyangwa se season yacu. Karaka episode ka mbere. Seri y'umwaka. Hano hari abantu benshi. That's crazy. Bafayo. I don't even know why you put up with Kisi mabura mugabo I'm mwihanganira. trying to get out the club. Cyega ndifuza kuzava muri club yacu. Uriya mugabo ruzi n'amazina He ye. gonna take care of you, making me sorry. Abakubeshya ngazakwita guhindura ubuzima. Kisi byizere. Abakobwa bintu wawe twatangiranye n'undi bari kumwe. Mad. Then you won't want to burn his whole damn playhouse down. Well, I'm getting close to see pissing. Cyera mugabo rwose nangiye kubona atangiye kundakaza. Let him finish jewels off. Udakwiye kurakaza ni jire wenyine. Don't let him do this to us. Ese jire azadukora bino kugeza ryari? You don't want to trap us in the air. Je nagiye kumva ko nabya bintu byakoye ku kibuga cy'indege karaga pe kimi. Je makosa nagara yawe yashiraho. Wari byabaye ku kibuga cy'indege. I made the decision. Je nafashe umwanzuro. Stuck with these crazy ass people. Ntabwo twaguma muri abantu basaza. Oh, we gotta jail. Nitutagumana nabo tubakorere tuzajya gereza. So might as well make the best of it. Ahubwo reka tugumane nabo tubibyaza umusaruro. Make the best of it. Wonder what her life is like. Je nibaza ubundi buzima bumeze gute. Pay by the week hotel either. Girl, no. Her family owns all of this. Ibaze ko umukobwa uri hariya ibi byose ari bya famille umukobwa ari ku cyapa. Wakwibaza ko umukobwa w'umwirabura yagira amafaranga angana gutya. Umukobwa ari ku byapa. Come on. Bino tujye kumureba ari kuvuga umugore w'icyamamare bari ku byapa. Shit. Okay, the truth Umva, is, ukuri ni Beauty in Black is Beauty in Black chips. bari gutanga buruse. I applied for Nanjye narapurayinze ngo ndebe ko nabona buruse. I'll win that. Ntabwo watsindira buruse. Bizote. They went right for us ever since we went to that damn airport. Kuva ibyatubaye kuri airport nta kintu kizima kirongera kutubaho. Basi reka ngerageze nshake buruse. We never start on time. We supposed to be at the club at 7. Umva bano bantu ntabwo bajya bakorera ku kibazo gukirirwa muri club. They fucking money to get my ass done. I can't get Je ndifuza kujya gushaka amafaranga nkakoresha ikibuno. Urukomeje? I don't know about Umve umwe arashaka buruse abakobwa buri abaye mu mwaka abiri. Umwe arashaka buruse arashaka kujya gukoresha ikibuno. Kandi bakoresha ikibuno ari igihe ngo bimu. You can stay and get your ass done too. Instead of running behind that loser and his broken promises. Urashaka kujya wiruka inyuma y'uriya muntu ukubeshya gusa. Urashaka buruse. Don't even know the man's name. Uriya mugabo ntuzi n'izina rye. Why? Reba mu rugo abantu buzuye hano. Ma'am. Je nigiriye mu kazi mu Burayi. Well, I'm gonna stay. Je ndashaka kuguma hano. Get the scholarship, then I can. Nshake buruse njye kwiga kaminuza. I love that you stay so hopeful. Basi ngukundiye ko ugumana icyizere. At some point, you gotta face the fact that we hoes. Ariko ukwiye kwakira ukuri ko njye nawe turi indaya ibyo kujya kwishuka bireka. Wayne wibwo bitwa rero. Je nzahora ndi indaya. Ntabwo reka amafaranga nikoreshereza ikibuno mwere ukuntu ririra amafaranga y'abagabo. You should head to work. Sanga ujya mu kazi. You mad? Wandakariye. Hey man, okay. Warakaye. Look, I know you. Ndakuzi. I know you wanna get out of this life. Ndabizi wifuza kuva muri You're a ubuzima. real vindictive bitch when you wanna be. Ndabizi urashaka kuba umuntu wihagazeho. And this was a waste of Gusa time. bino urimo n'ukwangiza igihe uri gushaka buruse. We're out and get some real cash. Je reka njye gukora ngura amafaranga ya nyayo mwana. Mu Buraya waje tugasubira mu Buraya n'abakobwa ni indaya n'ebyiri. Gusa umwe muri bo yifuza kuva muri ubuzima. Mwese mwakoze kuba muri hano hari umukobwa ngaje kureba icyama utunze amafaranga menshi cyane. Murakaza neza muri Beauty in Black. Yabaye Twan Watson. Ni njye mu host wanyiri ijoro ninjye bikorojene. Bikorojene gasiga hosting utubari twose tw'Ikigali. I am so excited to Ewan, introduce our nejejwe no kuba ngiye kwakira umushyitsi wacu. Uyu ni uwa mbere uyoboye mu byerekeranye na business y'imisatsi muri iki gihugu. Ni umugore w'umuhanga ndetse ufite n'umutima mwiza ufasha abantu. giving away. Arifuza gutanga buruse z'abantu batanu bakajya kwiga kaminuza akabishyurira ndetse akanafasha abantu mu byerekeranye no gufungura business z'imisatsi. He is also giving away 1 million. Iri joro aza gutanga miliyoni y'idolari ku munyamahirwe umwe afungure salo ikora imisatsi y'abagore. Mufashe twakire madamu Mallory Bellary. Mallory Bellary vayo uyu mugore ngaba muri business y'ibintu bijyanye n'imisatsi n'ubwiza bw'abagore. Ni umuherwe cyane ndetse wari n'umugira neza. Arifuza gufasha abantu batanu bakajya kwiga ibyo bintu akabaha amaburuse ndetse akanaboneraho Nigasa nibigi ifoto kinini cyane mwamaritse akarabona gutanga miliyoni ku muntu nyine agafungura agasaba. Yaje kwicara hano. Baby. I am. I'm so excited to be here. Ewa nishishikaje ko ndi hano rwose. Mwese murasa neza. Yeah. Bamuha amashyi nabashe kumwumva abandi bagore bigire kundi mugore witeje imbere. This is embarrassing. Iki gifoto ni kinini ukuri kunsebye. You were this humble. Cyakora uca bugufi uri mwiza. Umugore umwana mwiza w'umukire w'icyamamare. Incredible things you do. It's amazing. Biratangaje pe. Amazing. But look at how shy she is. Reba muri ukuntu umukire wacu yigirira n'udusoni. Before we get into this, Mbere ko ibintu byose tubyinjiramo. Ubundi tubwira ibiba bimeze bite. you are married into one of the richest families in Chicago. Washingiwe muri famiye y'abakire. It's so sexy. Umugabo we ni umukire ni bogari. I love him. Ndanamukunda. So how did all this happen? Ibintu
byose byagenze gute byabaye biti Tell you, I definitely didn't come from money. I can tell you that much. njye mbabwije ukuri sinkomoka muri famiye ikize nkomoka muri famiye iciriritse Mother, she treated umugore wandiraga yamfataga nabi yanjyanye ahantu hari gushaka abana bazaba bamodo cyangwa muri kimideli one of the other foster parents. yumvaga ko abandi bakobwa yatureranaga bari buze kundusha mu kumudaringa kuko niwe yumvaga ari bashize imbere bakunda agiye atankunda But my father-in-law. ariko nita data bukwe Mr. Bellary ndanamukunda cyane data bukwe Don't look at me. yarandebye umunsi aravuga ati karakana niko nyeneye karakana ndi kumudaringa we yarandebye amita data bukwe icyo gihe ataraba data bukwe 9 years icyo gihe nifite imyaka 9 took me in to be a part of their aramfatanya ko muri famiye yabo doing a lot of things together. tukajya tuzegukana hirya no hino ku isi Me and his son got niho njye rero n'umuhungu we twatangiye kubera inshuti ari kuvuga ati sebukwe w'umukire and at 16, ku myaka 16 we started to date. natangiye guteretana n'umuhungu wa data bukwe icyo gihe ku myaka 22 turashyingiranwa Gone strong ever since. ibyakurikiyeho rero ni amateka ubu turakomeye kuva icyo gihe ngera shirwanjye Yes, and I graduated waje from. kugraduatinga muri kaminuza Oh, cyane he loved me so much. He wanted me to help run the company. ndetse data bukwe yansabye ko nabafasha kuraninga kampani yabo ariko ndabyanga numvaga atari byo nshaka gukora That wasn't my. sinifuzaga I ko know intego I- yanjye yabiyo to this rich family. nari busy ko nashatse muri famiye y'abakire I just didn't want that. ariko njye sinibyo nashakaga Care myself. numvaga nanjye ubwanjye nakora ibintu byanjye ku giti cyanjye nkiyitaho Know that. urabizi abagore b'abiyahura turakomeye bagakoma amashyi hashingiye ku mafaranga y'umuryango ukize nagiyemo nanjye nkagira ibyanjye nikorera And I said, you know what? niyo mpamvu rero naje gutekereza ko twavuga I don't wanna nti ntabwo nshaka kujya nishyurwa twa dufaranga tw'ukwezi I wanna get paid. ndavuga ndashaka nanjye kujya nishyurwa amafaranga mazima niyinjirije yavuye mu bitekerezo byanjye cyangwa se mu mishinga ye We hear that. ako kantu turakumvishije Because we love ibyo that. nibyo dukunda kumva that. ya ni umugore witeje imbere kuba waje kugira ngo atume n'abandi bagore biyumva intambwe yateye nabo bamere nkawe kwa kundi twese tukababwira ati njye natangiriye kwigira imwe gusa nari umwana w'umukobwa wifuza no kwiteza imbere wifuza kwiga akaba umuntu muzima ariko ari mu buzima bw'uburaya kandi ni umwana w'umukobwa ukiri muto ndetse n'umwana wifuza ko yabona buruse Oh, they're beautiful. I love you so mwese muri beza ndabakunda cyane ni umugore uciye bugufi w'umukire utuje w'umwana mwiza kuba umukobwa dore ubundi ahantu akora ni mu bamansuzi ikimansuro kuva mu gihugu cya Uganda ni mu kimansuro nibwo buzima bakoramo n'abamansuzi b'abahungu barateye rebe yega indirimbo rebe umukobwa twatagiranye bamwita Kimi babaje mu kimansuro amafaranga arahigwa Titi Brown ari kumansura uyajana You late. wacererewe nibwo mu kazi yabanje kujya mu bintu byubaka I don't like babarira ntabwo bikunze And I don't want to hear no nta n'urwitwazo na rumwe dushaka kumva You act like you don't want to. witwara nkaho dushaka gukora hano 500 other girls buri munsi haza abakobwa 500 bifuza kugusimbura muri kano kazi So get your ass on. injiza akabuno kawe hariya tangire kwitwara nkaho ukunda kano kazi Bitch, move. cyawa bitching babisobanura iki ariko kariyumva I have to talk to Jules about her. genda aza kumurika kuri Jiri Jiri menyewe boss wabo umukobwa avuye dore hano akorana mu mansuzi umukobwa ukiri muto aho uravuga ati ngiye buno buzima sigo nshaka kubamo kubw'uburaya kubw'ubumansuzi n'ibiki katurore turi mugenzi we batangiranye bamwita Rain wa mushita ubwira ati nyamara kira ko turi indaya ariko ubuzima bwacu wiyakire man nina hari abana bamaze kwiyakira kabatu ubuzima bwacu n'uburaya nta kindi twakwishura ariko nzagenda mbahindura ababyeyi mujye mwicaza kuri filime nzagenda mbahindura mubagurira bonema babana banyu Bitch, are you scared? ufite ubwoba Scared money don't make no money. umva umuntu ufite ubwoba ntabwo yinjiza amafaranga hano Yeah, I got it. urabizi ko ugomba kwishyura igihumbi magana Ask atanu her for that money. ndi gukora cyane ngo amafaranga Get nyabone your ass on for this money. umva ugomba gukora cyane kugira ngo amafaranga uyabone wibagigisha ikibuno kiri nagusabye na discount The surgery. ese umuntu akirashize igihe kingana I iki ain't got paid, okay? umva njyewe umunsi bambaga ikibuno bakacyongera iryo joro nagiye no I gukora don't normally do this, but I can get her to come to you. none urabizi ngenda no kuzanira umuganga wongera ikibuno azi waba ari habikorera Gonna be throwing them dollars when they see. numara kugira ikibuno barakibaza amafaranga y'abagabo ukuntu bazajya bayakumena nawe yarishima umve abakobwa batangiye kuvuga ati tugomba gushora kugira ngo twinjize amafaranga no gushora mu kibuno tukinjiza amafaranga You better know I'm Jules Bottom, bitch. And urabizi ko ari njye muntu ureberera boss Jiri hano yadahari she's gonna come in here and take She don't think that, no. I think I'm gonna have to show you better aha than. imenya ngiye kujya mwereka ko nakwereka ibirenze ibyo ngubwira Do you know Jules? ese urabizi ko boss wacu Jiri ari umunyemaje You be making bitches do. indaya nkamwe zituba atuma zibura muri make arazicisha zirabura ziburirwa irengero ndayira pfa yagira n'ujya kuyibaririza Let me call my homegirl and see if she could hook you up, right? reka mbaze umukobwa wanjye niba yakubonera gahungu muri kumwe bebe uyu ntabwo yishimiye akazi akora hari abishimiye akazi kuba yavuga ati kano niko kazadukiza ubwo dushore mu kibuno Tonight, I know. which is kind of hard. uri bwakisho turi bwishyura inzu babana mu nzu hard. kimi nawe witangira ariko Don't trust that bitch. iriya ndaya wiyizera ngo izagufasha kongeresha ikibuno Okay, ndabyumva You know you don't need to be doing it. urabizi ibintu ntakiri ngo bagisha ikibuno wabonye buruse I see you trying to change the subject. uri gushaka guhindura sije turi kuganira ndi kukubwira ngo wibagishe ikibuno Tonight. ndaza kongera ndebe nijoro babonye buruse caho genda nirukana She said she could do it tonight. urabizi ngo iri joro yakubaga ikibuno bakacyongera iri joro Yes, bitch. yego After work. nyuma y'akazi bazi iwawe bakakubaga ikibuno bakacyongera You. harazi iwawe Me and Kimmy live together. ariko urabizi ko mbana na Kimi You do it. kandi agashaka ko yongeresha ikibuno You are doing it. oya agomba kubagisha ikibuno iri joro It's in demand. kandi agakora ubundi ni nyabaki An opening. nimba bakwemereye amahirwe ugomba kuyakira Into you. She's gonna finish. arazi an iwawe hour. mu isaha imwe ikibuno bamaze kukibaga bacyongereye Tell Delinda that we need to ndabwira get Dirinda out of lab. tugwaga usohoke muri club saa 5 And I can make her- none uriya mushito wawe mubana Kimi turaza kumutinza hano muri club atahe nka saa 9 Wait, araza gutaha bamaze kukubaga ikibuno bamaze kucyongera Thanks. tuza yaratuza ngo bagiye kumwongerera ikibuno kugira ngo arye amafaranga y'abagabo nyamara amafaranga y'abasore agira impfu nyinshi ibaze ko bari kubara ibana none mu gatuza araza kubahagaze neza ngomba nabuze n'ukuntu nsubira mu magambo ko ari kuyavuga yahise aza kumansura uyabashigishije ikibuno afite ikibuno kinini amafaranga y'abagabo arayarya amafaranga y'abasore agira impfu nyinshi ibaze abantu ariko baricara bakabapangira ngaho amafaranga y'abasore kugira ngo tuyarye tujye kongeresha ikibuno kigakurira amafaranga iriya ninja kuki muyikunda ngiye mukundira amafaranga that shit in your body. You don't wenyine nizere ko ibintu utazabishyira ku mubiri wawe byo kugira ikibuno making that shit. At least that bitch I'm umva niyo yapfa ngo bamwongereye ikibuno ariko agapfa yarabonye amafaranga ntayo
ibaza ariko abakobwa b'indaya imitekerereze baba bafite kuri bakongerera ikibuno bikazakugira ingaruka ugapfanga ariko ugapfa warabonye amafaranga aho kwicwa n'ubukene. Hey, we you gotta be out. jya muri VIP umuntu ugiye kumansurira On stage. nari ngiye kujya kuri stage Bitch, you crazy? Uwo musazi. You ain't gonna make no money while we kuri stage n'amafaranga abagabo bagwa nta kibuno kinini ufite. Hari umusaza uri hariya Don't you come out of there. uwo musaza agenda umwiba amafaranga ntabwo ari ukumwiba kundi genda umunezeza guha amafaranga ntavuga kwiba mukagira ngo ukukora mufuka kuri iki Let's work. I was watching Hardy. nari ndi kwirebera ikibuno curiye mugenzi wanjye nanjye ndakirwaye nawe ashaka kujya kwibagisha ngo mushyire ikibuno ntibadutera umwako. Hano hari abakiriya baza bakajya muri VIP bakohereza umumansuza akaza akamamansurira ari babiri gusa nta wundi muntu bivangiye mu kazi. You wanted a dance? Washaka umuntu kumansurira ni umusaza yego It'll be 50 from me plus whatever you want. uranyishyura amadolari 50 wenda niyongerera n'agatipu kangire icara kuri iriya ntebe gumukirireho ikindi ntabwo wemerewe kunkora umukobwa araza kumansurira kwicara ariko utemerewe kumukoraho iyo umukozi andi mafaranga aribara aragukarangira ku buryo nyine uza kumva ushaka kumukoraho ukimara kumukora handi akiyandika ni amategeko. Umukobwa atangira kumansura aramansura kumbe muzehe ari kwirebera hakurya tu muzehe ararunguruka yirebera abasore bari kumansura umusaza amenye yikundira abagabo gukunda abagore. Hari umukobwa muri imbere kumansura ariko ari kwirebera abahungu urabikunze yego I'm not talking about ntabwo ndi kuvuga njye iki well, umukobwa aramufasha n'umusaza ari kwirebera abahungu ndakubonye uri kurebera mu mansuzi w'umugabo ni umuratini ukunda abaratini urakeka ndi iki wagakobwa we uri umuntu generasiyo yanyu yarasaze urakeka ndi umutinganyi wagakobwa we I'm sorry, I Ngabarire, wasn't ntabwo nashaka kurakaza nyine natekerezaga amunakira amadolari 50 umusaza araraka yarivumbuye aragiye umusaza yarivumbuye aragiye muzehe bamufasha ari kureba umuhungu ahita avuga ati generasiyo yanyu yarasaze mukeka ko turi abatinganyi uriya musaza ko yihuse Bitch, keep on cyebonye kindi customers ariko uwo mukinga abakiriya bacu kutangiye kujya ubirukana ntabwo uzi kureshya abakiriya ngo mutindane mwereke igitabo mwereke amafaranga ideni abereyemo jire Jules Dent in his shit? No. Then start getting that fucking money. tangira ukura amafaranga wa mukinga we Check your phone. He said that you need to leave, but you better be back here in 20. ikindi ngo umukiriya aragwamagaye uhita ugaruka nyuma y'amasaha abiri hari umukiriya ubonetse babonye n'umukiriya uri hanze barakohereza ukajya kuryamana nawe amafaranga nayo ukayazana mbega baragucuruza barakumanaginga umubiri we wose. The person who will receive Umuntu utsindiye miliyoni tuvera tugaruke kuri wa mugore umukira neza Diane Jackson. Diane Jackson my type here ni utsindiye miliyoni y'idolari umugore ufite abantu uyu mugore afasha abantu abafite utu business kudusora kuba yabateza imbere nabo bakifungurira amasaro yabo bakagenda biteza imbere gake gake katorore ngo dutangiye filme yacu. Yeah. Can I hold your baby? Rero reka kana kawe muhereza kana. Cute. Oh, look. Hi. Rakana. Oh, wow. I can go my salon. Yes, you can. Ndaza gufungura saro nziza kana kamubogaho kaboze ku mukire. It's okay. It's okay. You're gonna be making so much money, you can buy me a new dress. Ubwo gwaye amafaranga ugiye gufungura saro n'amafaranga uzangurira indi kanzu umwana wawe abozeho. Yeah. Abandi bagore baramukunda n'umugore w'umwana mwiza ufasha abantu. Abandi bagore babirabura kubateza imbere akora ibijyanye n'imisatsi afite icyitwa beauty in black. Uyarasohotse ngo bamune mukire agiye kuryamana nawe hanze n'indaya gusa n'umwana umukobwa ukiri muto wese ukeka kenda ziba zishaje nubwo bwana buto bwanyu shira mu modoka hari ikimodoka cyaje mu imbere apana mwe mwaguza abonema ariko babana bataragura abonema abantu batagura abonema bafite imico mibi imico mibi ariko nta muntu waguza abonema wajya mu buraya kimba mbizi The fuck is wrong with ufite ikibazo. I told you he was a whale. Nakubwiye nguriya mugabo ni igifi kinini mu boss ugomba kumwitaho ndabizi n'umusore yafashe nabi tutangira filime kuki wo murakaje make him happy, Jules. sinshoboye kumushimisha arakazwa n'ubusa I chose you. naguhisemo You're smarter than most of kuko them. nabona umunyabwenge kurusha ziyanda yazindi mfite kujya gushimisha umukire none biri kukunanira kunezeza umukire cyo umenya kureshya umukire I understand. ndabyumva When you get up there, nubwo ugiye kuzamuka ukora icyo gusaba cyose ni wa mugabo twatangiye filime ajya kureba bakarakaranya King Pazo we ku kigo cyo kunezeza umukire cyo gusaba wimuhera igihe nimba ari ibiki ndabikora that I will make your ass Uziko- stay in Lake Michigan with no. nakuburisha ukabura mu kiyaga cya Michigan yazagera no kumbaza ndabizi uyu manager bamwita Jire uyu mukobwa yatangiye kwibuka cyane yagira ikimucika Frank urabeshya cyenda besha umukobwa wanjye ibyo wamukoreye nabyiboneye n'amaso yanjye She's always at me. umukobwa we n'ungenda ashaka turyamana She's jealous of you. aragufuhira You know it. kandi urabizi umukobwa wabacaka kandi narakwinjiye umva Just a lick. uhituma kari agakobwa kawe kaza hagati yanjye nawe uyu mukobwa wabaye indaya ari kwibuka kera umugabo wari warinjiye mama yigeze kubafata bari kumwe umugabo ahita atangira kubwira mama w'umukobwa ati akana kawe kari gushaka kugusengera I'll do better. ndaza kwitwara neza kuri King Pazo bambwiye ati King Pazo n'umukire umenya gushimisha abakire iyakabwana When you get up there and he says that you wasn't any. nuzamuka ejo King Pazo akatubwira ko indaya twamwoherereje itamunejeje isura yawe ndayibomagura kandi cyane uranyumva I got it. ndakumva Now, bitch, get in the back seat and get changed. kinyi muhindura imyenda se wamukinga ubundi ujya kunezeza umukire Pazo Pazo nawe rero n'ibintu by'indaya urebe ba Pazo nako bose nta nubwo ari umwe bafite ibibazo byinshi cyane kwereka hakurino Bitch. baje hano harabaje No. mwese nano muba Shit, yeah. baje hano Look, we trying though. tuba tugerageza Trying, honey. You guys on ya uragerageza hatani niyo mpamvu bari kugufasha uyu nawe ndibazanye ngo kubaga ikibuno bamwongereye kuko ikibuno kinga abahungu ntabwo kiri kubakura ngo bamuhe amafaranga abakobwa babagishije ikibuno ngo bari kurya amafaranga It take both y'all to pay the damn rent? we na Kimi muba muri iyi nzu mwembi No, Nta kazi k'amafuti. she'll be here getting her ass done too and being on uriya mukobwa nawe Kimi wakamubwiye ngo barakaza ikibuno cye bakakibaga kareba ko yabona ku mafaranga Don't give a fuck. icyo yumvamo cyose ngiye sinyitayo fata inzoga Gasha. ntabwo kubisingwe Bitch, you better get drunk. ugomba gusinda bagiye kukubaga ukabagwa uri furi
Wait, I What is take it? this with a painkiller? ndanywa inzoga nzi kuzivanga na painkiller. I did. Would you relax? We tuza inzoga nanjye niko byagenze bambaga ikibuno nari nabanje kunywa ingwe gin. This is gonna be fire. Okay? Biraza kuba birinze. Body one. Umva uraza neza ko umeze nk'uyu mubiri wanjye. Nawe ufite ikibuno utereye nkanjye nk'uko neye abagabo bari gukunda cyane. I gotta take this. I'll be right back. Okay. Urabizi ndaje. Iyo telefone yarasonye ni Rain asohoka hanze bagiye kumubaga bamwongerera ikibuno. Right. Rain Yeah. I had to come back. bansabye kugaruka. Yeah, I didn't have a choice. Nta mahitamo nari mfite. He told Jules he'd beat my ass if I don't make him happy. Yabwiye shire ngo baze kunkubita ntamunezeza. Ngenda Are birambiwe. you upset? But you Ndabizi just waraka ariko. do it. Bikora nyine gendo ushimishe King Pazo. When is this shit gonna end? Ese bino bintu bizarangira ryari? These niggas are holding us hostage. Bano baro bizina badufashe nk'imfungwa. Where we can do- Ntawe twemerewe kujya nta kintu twikorera n'amafaranga dukore bayatwara Kimi. You just gotta roll with it. Umva ugomba gukurikiza ibyo bagutegetse. I'm not doing it. Njye ntabwo ndi bubikorera. Kim, you're gonna make it harder on me and you. Umva Kimi ureke uraza kunshyira mu bibazo nawe wishyire mu bibazo. Bose urabizi ko turi inshuti. This ain't so bad compared to jail. You know. Uburaya rega ntabwo ari bubi. Niwanga gukora uburaya barakohereza muri gereza. Gotta go. They calling me to the stage. Bari kumumagara kuri stage ndaje ari kumubeshya bagiye kumubaga ikibuno. Ari kumubeshya agiye kuri stage kukazi ko mushuti batamushyigikiye mu byo kwibagisha ikibuno. None mu buryo bw'amagendo b'abantu babagira make. Bamwe bagusanga mu rugo batari aba professionnel. Uyu mukobwa yakomeje kwibukana Kimi yibuka kera. Mama yari afite umugabo mwinshi witwaga Frank. Uwo mugabo amaze kubona ko kamaze gukora nakashaka kurya ryamana nako. I don't understand. Mama ntabwo mbyumva. I didn't do it. Dore ko urukira yasaga neza. Nta kintu nakoze. If you live with me no more. Ntabwo nakomeza kubana nawe mwana wanjye umaze kuba Be inkumi. around him. Umaze kuba inkumi ntabwo wabana na munsi n'umugabo wanyinjiye mwazajya munca inyuma. None ugiye kunjugunya mama. Umva Kimi. You're 17. Umaze kuzuza imyaka 17. Mu minsi miciro bujije 18. What am I supposed to do? None se muri iki? That's all the money I got. Iyo ni amafaranga mfite. Take this 10. Fata ibihumbi 10. You gotta make it. Ugiye kwibana ntabwo nakomeza kubana nawe mu nzu. Ababyeyi urabaza ariko umuhitije amata ari umugabo wakwinjiye. Wa mu mama we. N'uyu mwana w'umukobwa umaze kuba inkumi urashaka kubana nande mu nzu. Ahita avuga ati nishakira umugabo. Ntabyo mwari muzi. Ntabwo hamye mujya mwumva. Mama benshi barakubwira ati iriya nshinzi y'umwana ndayizi. Ibiri kwikaraga imbere y'umugabo wanyinjiye twikundanira kugira ngo imuntwari baryamane. Banzerezwe insokera mu rugo. Ku buryo umwana atarigera mama amubwira turiya mugabo wazanye mama yamfashe ku gufi turaryamana. Mama arakubwira ati rero mwishinjeho mvira ku mugabo. Umwana bamutaye ku muhanda n'ubwo ahereye ajya kuba indaya. Mama yaramwirukanye dore ngo uyu munsi wa none. Baramwirukanye mu rugo ati mvira mu rugo umugabo wanyinjiye mutazajya. Barikunda shaha mama bo muri Amerika. Wenda bo mu Rwanda mwe muri abana beza. Ariko bo muri Amerika. Hey. I'm ready now. Njye nditeguye. Yaje kuri King Pazo. Umukire. Kigali y'inyo. It's not the same, for real. Ndamwese muri kimwe. Use me. Shaka gukoresha. Take my money. Ntwara dufaranga. Pay me for that shit. Sigari numva umwanda. Sit down. Cara. Abakobwa baragumva amagambo mabi bababwira. You know it's your fault, right? Urabizi ko amakosa yawe se? Yes. Kiye ugapfa no kwemera amakosa utazi kubera nyine uri indaya. Kubera iki amakosa yawe? Urabona ko nacyo kirimo. The first time. Bwa mbere ntabwo naje nambaye byiyubashye. I'm a good guy. Kindi umuntu mwiza. The fuck I got going on. You don't know what it's like being We nagusiba so mfite naguze ukuntu kuba nje bimera. for a girl that does what I say. That's Bashaka umukobwa ukora icyo mutegetse. Akanduhura mu mutwe n'ibyo nakindi nshaka. just for one girl. Icyo nshaka umukobwa umwe gusa. I'm do everything I want. Uzajya ukora icyo mutegetse cyose. Oh, wife's not around. Mu gihe umugore wanjye adahari. Ntabwo nshaka abakobwa benshi. Do that for you. Icyo nabigukorera. Are you about to cry? Ariko umeze nk'uwenda kurira. What's wrong with you, man? Iki kibazo ubundi. Pazo yikinira umukobwa umwe. This fuck. Shahinda yarasaze. I asked what's wrong with you. Ndakubaza ufite iki kibazo. Nothing's wrong. I'm sorry that I'm Umbabarire. doing what you need me to do. Umbabarire kuba narakoze ibyo Motherfucker, you know that. wanigetse mbere. That's all. Nceceka bambwiye ati uyu umukire tubahuje ukora ibyo akubwiye byose. Because you were a dumbass street whore that got Urabizi urinda yo ku muhanda. Yafatiwe ku kibuga cy'indege gucuruza ibiyobyabwenge. Urabizi. be glad. I'm talking about damn glad. Wakagombye kwishimira ko n'ubu tugiye kuvugana. This is our business. That's all I gotta do. Icyo nakora Say the ni word. ukuvuga ijambo rimwe gusa kuri boss wanyu Jiri. I'll be back in jail. Bakagusubiza muri gereza. And then just talk to the other We na yandaya yindi genzi yawe. Ubwo ni Ray umwe babana. Abakobwa ngo bafatiwe ku kibuga cy'indege bafite ibiyobyabwenge. Ku buryo ngikosa rito bakora babohereza muri gereza batumviye abakoresha. What you need. Nje nzakubera icyo ngeneyemo. Who's got the power? Ni dufite imbaraga. Umva King Pazo. You do, Daddy. Niwe ufite imbaraga daddy. Maze iyo batangiye kukwita daddy, gihita ubika ikofi yawe kuri. What's it gonna be? Biraza kumera bite? Do what I say. Uraza gukora icyo gutegetse. Who else? Cyangwa se I'm calling Jules and mpamagara Jire. tell him to send your ass back to jail. Mubwire bakohereze muri gereza. Umukobwa yaragowe. I'll do what you say. Ndakora icyo ntegetse cyose bivuze ngo uyu mukobwa ntabwo ari mu buraya bukunze. Nuko adakoze ibyo bamutegeka ngo bamwohereza muri gereza yafatiwe ku kibuga cy'indege afite ibiyobyabwenge. We namushutiwe. You're a good girl for me. Ritonda umukobwa yese apfukama Pazo nawe arahaguruka. Ngo umukobwa agiye gukora ibiki ariko ubwo bakinga Pazo baba babizi nyine. Oh my gosh, thank you. Ya, bakwereka wa muherwe kazi. Thank you so much. Thank Afite abagore bamufana bavugiye wana business wafunguye ibijyanye no gukora imisatsi yanyuzamo akana baremera. Baramukunda baramufana. Aho umuntu ukora ibintu bituma muba beza ubwiza bwanyu bwiyongera bizi bakenera ama wig. Ibyo nizo business n'umugore amamo ibintu by'amavuta y'imisatsi n'ibindi nkabyo. Sana basinyira, sinyira abafana, sinyira abafana. Thank you. Murakoze. Not everyone is here. Ntago ari abantu bose baje ngo bagushimagize. Can we get out of here? It's really nice that you give all that money away. Ese urabizi ko no gutanga amafaranga wambaye imyenda ihenze. Ariko tuza abagore barwaye kanseri bitewe n'amavuta y'imisatsi ukora. Zira bitaro relaxers. Thank you so much. Ati amavuta y'imisatsi ugenda ukora ukagurisha abagore hari abagore benshi yateye kanseri amavuta yawe. Ati byo ukeka ko tutabizi. Buriya bintu mushyira mu misatsi. Hari relaxers zituma n'imisatsi ipfuka ikavaho. Sorry, ma'am. I didn't know she was there. Uriya mugore gutera ahari. Uhagarariye umutekano gutuyana udashobora kuba wandinda inzererezi nk'iriya y'umugore. Yararakaye. You know who I am. Ese umugore azundi. I want that bitch murdered in the street. Uriya mugore dashaka kumwicira muri kaburimbo turashize. I'm not gonna do your fucking jobs. Why the hell are you here? Ariko ubundi mudakora akazi kanyu neza ku kimwe hano. Uyu mugore tumuri imbere y'abantu avuga neza umuntu mwiza n'utagiye kuvuga ngo bica abantu ni umugome.
Got this nasty ass nappy-headed child spitting up on me. This is good. Kuti ninja nkiri sikanza kuri imbere What the y'abantu. hell? Come to me to get these hood rats money anyway. Ubundi namwe mwagiye munyumvisha ngo nyifata amafaranga nyatange ngo nyaha abantu nibwo nzagaragara mu bantu neza. Uyu mugore kubera ngo amafuta akora hari abantu ashobora kubatera kanseri ngo tubyumvisha bivuga. Abiri mpamvu gukora udukorwa tw'ubukira neza atanga amafaranga agire reputation nziza mu bantu. You know what? Stop the car. Hagarika n'imodoka yarakaye. Batumye umuntu azamucyurira mu byamagambo mabi. Ngo amafuta akora imisatsi n'ibindi akora by'ubwiza ngo bitera abantu kanseri. Get out. Soka. Itondere ibintu mushyira mu misatsi yanyu. Sorry, as excuse of security. Get the fuck out. Soka mu modoka. What the fuck are you looking at? You get your ass out too. Nawe soka, sekreteri. She gonna be here soon? Araza kuza vuba yari kunywa inzoga ngo bagiye kuza kumubaga. She's not gonna be here in a minute. Kanya kari gukosa bari hano. Kubanga. She's here. Ari hano. Hey, Hey. this is Rain. Barinjira. Help her make it rain. Barinjira babiri. Rain yicaye hano. Rain. Bita Rain. Hey. Banyita Daga. This is Chase. You need Chase. About to pull you together. Tugiye kugushyira ku murongo. Tubuno ntabwo twakururaga abagabo tugiye kukubaga tugushyira ikibuno kinini. Need your body? Yeah, but you know. Rebe. I don't want to hear that shit. You got my money? Amafaranga yari afite. Give to her. Ahita yishyura vuba dore amafaranga ngayishyira hano twitubaga tuyafite. Bwiza burahinduye arayabara. Ko kazi bakora. Rebe. Bitch, this is short. Ayo mafaranga ntabwo Or yuzuye. you gonna give her a discount? Namubwiye ko uzamugabanyiriza For a wana. discount. You Mugabanyiriza kubera iki? playing in my We na Shire mukomeje kugirisha. My money. Shaka amafaranga yanjye yose nuna. She's good for it. How she good for it? She's gonna get on that stage. Umva uyu mukobwa arimo kumubaga akagira ikibuno kinini. Azajya kuri stage abakiramo amafaranga bitume n'izindi ndazi zifite ibibuno bitonya zikuyoboka zivuga ati natwe turashaka gutera nkuru. Yazaba ameze nk'uri kukwamamariza. Natasoma kungwe Jean bakubaga uri furi. Asoma kungwe. Damn good. Can we make this so much money, bitch? Rebe. Don't be nervous. Ntugire ubwoba. Okay. Get over there on that table and pull those panties down. Ova ngwino ryame kuri meza kandi manura ibyo bipantaro bikuremo. Damn job. Ukora akazi kacu. Rebe n'abaganga. Ntadutera umwaku aryama hano bagiye kumwongerera. Yeah. Abantu basigaye bifuza ko babongerera ibibuno kuko bazi ko ari amafaranga gasafarika abagabo namwe muri gutuma abantu bitwara nabi. Buddy said it's not gonna hurt too bad. Warambwiye ngo ntabwo uribuze kubabara. It's not gonna hurt at all. Ntabwo uribuze kubabara. Habe na gato. I'm gonna numb you up. Ngiye gukubita ikinya cya hatari ntabwo uri bubabare. Numb you up real good. Ndagukubita ikinya bakuru bya bishinge binini bimeze nka bimwe batera inka. And you're gonna be that bad bitch that you're supposed to be. Noneho nimara kukubaga ikibuno cyarabaye ikinuza abazandaya zigezweho. Telling you, bitch. Sinakubwiye bitch. Winyizera. Niko bitana. What? Can't even get me up. I can't. I can't. You can't. Uyu mukobwa yatangiye hano kwibukana none bagusubije inyuma. Kwerekana umunsi umwe bamaze kumuta ku muhanda. Wa mukobwa Rain yaje hano. Yumva uri kurira muri wese. You know they're gonna kick you out of here by midnight. Urabizi ko saa sita zuzura bari bugusohoremo. Come on out. Sohokayo rero. Rain yari hano. Ni Rain. Kumbe umwana mama yaramaze kumuta ku muhanda avuga tutazanyibira umugabo twana twiminsi n'udushinze ndatuzi. Hey, Bite. I'm Rain. Banyita Rain. Hey, Witwa nde? Banyita Kimi nuko bahuye. Kimi na Rain nuko bahuye. come with me. Waje tukajyana. Come on. Kwino. Rain ari kugenda yahuye n'aka Kimi niwe wagatoraguye kishe muri toilette nibwo kari kakiza imihanda kataramenya imihanda ibihabera arakabwira ati ngwino tujyane. Mama yaramwirukanye mu rugo. Must be hungry. Ninyo ushonje. Sorry, I got you. Ndagufite humura. Don't be sad. Akira. Mukubita akantu ko kurya. Just be quiet. They're gonna be closing soon. Ucecetse vuba baraza kuba bamaze gufunga. N'abakobwa bibera ku muhanda. Gusa bonye ntabwo basa nabi. Ceceka. Okay. Okay. Just follow me. But you gotta be quiet. Ugiye kunkurikira ariko ucecetse. House we can't go down because they got motion sensors. Hano bafite za motion sensors So ariko nkurikire. Rebe, bavayo bari bishe amateleviziyo. Uyu ari hano. Yababaye ikigabo kiri kumuhohotera. Yegera telefone y'umugabo. Call my wife. Hamagara umugore wanjye. Telefone ihamagara umugore w'uyu mugabo. Roy. Come on back, Daddy. Garuka hano daddy mva kumuteranya. Indaya ikoresha telefone. Ndakwiteguye sheri. Turi ngaramuteranya n'umugore w'uyu mugabo ari kumva ibivugirwa hano telefone yihamagaye. Wowe ntabwo uri gutuma mpagarara. Ubwo nasinze. Uri indaya nta kigenda. Kwiza. Poor dirty nasty little. Indaya yawe mbi cyane. Umugore wa nyawe arabyumva uyu mugore twabonye ufasha abantu gukora bya bintu by'imisatsi n'umu. Umugore yarakaye. Ari kumva umugabo ari kumwe n'indaya yarakaye telefone iriho umugabo ntago abizi. Umugore agabizi. Nagariye telefone agonga umuntu. Umugore yarangariye telefone niwe witwaye agonga umuntu. Agonza umuntu. Turashize. Wa mugore twabonye umukiri ugenda abana amafaranga ariko bakabana muri zika ashobora kuba akora imiti y'imisatsi itera abagore kanseri. Yumvisha umugabo ari kumwe n'indaya telefone yaririho arangaye agonga umuntu. Aje kureba hano wagonze ni mu gicuku imvura iri kugwa. Wagonze ntarashira mu mwuka. Arangije ayitacaho. Nawe ndebera umugore. Gusa yirwa yerekana nk'umuntu mwiza afasha agira ati ariko agonze umuntu arigendera. Kandi umuntu aracyahumeka.
yagonze umuntu ahita yigendera imvura iri kugwa atazagira n'umufata ngo nishe umuntu amusize agihumeka. You know what? I'm realizing I'm not like you. And umva maze kubona ko genda meze nkawe like body. nta nubwo meze nk'uriya bote dukoresha ni yanda ya manager wabo ageze arasanga mushuti we ameze nk'uwapfuye. Rain wasinziriye ameze nk'uwapfuye arebye abona imitabona amapamba yuzuye amaraso n'ibiki bamubaze arebye abona ikibuno ibintu bamuteye mu kibuno by'ibiti kugira ngo ikibuno cye kibyimbe kibikinini. Rain ni bwa buvuzi bwa make nyine ntabwo ari bya bindi bakubaga biri professional. Rain, wake up. Rain byuka menya Rain apfuye. Katurore ndaje turebe episode ya 2 ni ku gasobanurifilms.com.